Amahoro bavandimwe, bamwe barayabonye ndetse arenga uko babiteganyaga, abandi baracyayashaka ndetse babihaye n'akabyiniriro, baravuga ngo ni ukuyahiga. Abayabonye bagira bati uyu ni umugisha uri aha ngaha, abayabuze nabo bati ayo ni amabyi ya shitani. Ariko icyo bahuriyeho ni uko bose iyo baryamye bashyizweyo bari ku buriri bwabo, bose barayarota. Bamwe barota bayabona yiyongereye yabaye menshi, abandi bakarota bayatakaza. Ayo ni amafaranga. Uyu mwanya kubw'ibyifuzo bya benshi tugiye gusobanura kurota amafaranga. Imana idufashe kurota amafaranga. Icya mbere, kurota ubona urimo ubara amafaranga yawe, ukayabara uyafite urimo uyabara. Imana ibiguhaye ubutumwa yuko ufite agaciro muri sosiyete, ufite agaciro gakomeye muri sosiyete. Nk'uko amafaranga iyo umuntu ayafite amukenura, akamuteza imbere, akamugeza kuri byinshi yifuza, ni nako iyo urose uyafite nawe uba uhawe mesaje y'uko ufite akamaro mu muryango mugari cyangwa se umuryango mutoya. Imana idufashe. Nta muntu n'umwe ubaho utarota, nk'uko nta muntu n'umwe ubaho utaryama, nk'uko nta muntu n'umwe wabaho adasinzira. N'iyo bibaye ujya kwa muganga kugira ngo muganga agufashe ubashe gusinzira. Iyo rero wasinziriye ni ngombwa ngo urote, kandi kurota nibyo byonyine bishobora guha umuntu kwisanzura. Icyo utavuga mu nzozi urakivuga, icyo utakora mu nzozi ntubura kukirota, aho utagera mu nzozi ugerayo. Umuntu utarabonana nawe mu nzozi araza mukabonana. Aho honyine niho bishoboka honyine. Ese ibyo ngibyo iyo bibaye nta butumwa bisiga? Ugomba kumenya ko ibyo bibaye bigomba gusiga ubutumwa. Ubwo butumwa rero nibwo Imana igenda itoranya abantu ikabaha impano zo gusobanura inzozi. Muri abo Imana yazihaye impano zo gusobanura inzozi, nanjye yarazimpaye. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Icya kabiri, kurota ufite amafaranga wayaha abantu cyangwa wayaha umuntu akayanga. Ni ubutumwa Imana ibiguhaye yuko muri sosiyete uko wibona atari ko bakubona. Imana igufashe. Hari ukuntu umuntu yibona muri sosiyete akabona ari nk'umuntu ukomeye, ariko uko yibona abandi ntibaba ariko bamubona. Abandi bakabona ko ari umuntu udashobotse, utakwizerwa. Ubwo rero ni ubutumwa Imana ibikugejejeho. Imana iguhe umugisha wumva ibi bintu. Icya gatatu, kurota wakira amafaranga ariko ntubone umuntu uyaguhaye. Imana idufashe. Bisobanuye ko uzatera imbere, ariko ubushobozi bwawe bwo gutera imbere bukaba bufitwe n'umuntu utazi. Bukaba bufitwe n'umuntu utazi. Ikibazo cyawe ufite mu buryo bwo gutera imbere, mu buryo bw'umugisha, kibitswe n'umuntu utazi. Komeza ube maso, komeza usenge, komeza wegere Imana, komeza witunganye, komeza ukureho inzitizi zose zatuma
iyo mesaje itazasohora, kuko hari umuntu ufite mesaje yawe utazi. Imana igufashe kandi kugirire neza. Icya kane, kurota wibwa amafaranga cyangwa uta amafaranga, nayo harimo mesaje. Ukaba wari ufite amafaranga, wajya kugira gutyo ukabona barayakwibye, wajya kugira gutyo ukabona wayataye, ukabirota. Icya mbere, bisobanuye ko ari ugutakaza imbaraga z'amasengesho ndetse n'imbaraga zo kubana n'Imana n'umwanya wo kubana n'Imana. Satani agiye kuguhemukira. Umwanya wari ugufitiye akamaro wo gusenga awukwambure, ugenda ureka gusenga buhoro buhoro. Umwanya wagiraga wo kubana n'Imana awukwambure. Ni ukubibera maso. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Icya kabiri, kurota wibwa amafaranga cyangwa uyata ni ikimenyetso cy'uburangare bugiye kuza kuri wowe cyangwa bwabaye kuri wowe. Ugata amafaranga, warangiza bisobanuye ko ari ibintu uzarangara ntubyiteho, bikaguteza ingaruka zikomeye ku buzima bwawe bwose. Imana igufashe usobanukirwe ibi bintu. Icya gatanu, kurota wibagirirwa amafaranga yawe ahantu, bisobanuye ko kwibagirirwa amafaranga yawe ahantu, izi ni inzozi ziri sofisitike, zisa nkaho ziremereye cyane, ariko kwibagirirwa amafaranga yawe ahantu ni ikimenyetso cy'iherezo ritari ryiza. Nuva hano mu isi, Imana yaguhaye iriya mesaje, ukagira iherezo ribi ryo kwicuza, ubutunzi bwawe bwose warabwinvestishije hano mu isi, ntugire ubwo ukoreshereza Imana ngo uzabusange mu ijuru, uzicuza. Matayo 6:21, Bibiliya iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima wuba. Niba uburunze hano mu isi, ku munsi w'iherezo ryawe uzapfa uri kwicuza kubera ko uzaba wabusize, wabwibagiwe nyine, ntiwabwimukanye. Imana idufashe. Icya gatandatu, kurota ukura amafaranga muri banki usinyiwe n'umuyobozi, bisobanuye ko ubukungu cyangwa iterambere ryawe rishingiye ku masezerano uzagirana n'abandi bantu, bakakugirira icyizere. Niba uri umuntu ufitiwe icyizere, ntugitatire. Menya ko iterambere ryawe rishingiye ku kugirirwa icyizere n'abandi bantu. Imana idufashe. Icya karindwi, kurota ufite amafaranga yaciwe atagikora, yaba yo mu gihugu cyawe cyangwa yo mu kindi gihugu. Uyafite ukabona ufite amafaranga, wareba ugasanga ni ya mafaranga yaciwe. Iyo ni mesaje nini, iyo ni mesaje ikomeye, iyo ni mesaje ivuga ngo uciriwe amarenga y'uko ushobora gukora icyaha, kuregwa icyaha bituma ufungwa. Imana idufashe. Ushobora kuregwa icyaha bakakigukurikiranaho ufunze, cyaba igihe gito cyaba igihe kinini, ariko ugafungwa. Imana iguhaye mesaje. Imana ikugirire neza. Imana ikwiteho. Icya munani, kurota ufite amafaranga yawe, wajya kugira gutyo ukabona yahiye, umuriro ukayatwika, amafaranga yahiye. Ni mesaje Imana ibiguhaye yuko
uzagira intonganya n'umuntu w'inshuti yawe, n'umuntu wawe, n'umuntu wizeraga, izo ntonganya zikavamo amahane akazabyara n'imirwano, ndetse iyo mirwano ikaba yashobora kwangiza ibintu n'umubano w'abantu ukangirika. Ni ubutumwa Imana ibiguhaye. Imana ikugirire neza, Imana itwiteho, Imana ikomeze kutwagura, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Kurota urimo ujugunyira umuntu cyangwa ujugunyira abantu amafaranga, ni ubutumwa Imana ibiguhaye kuzagira irari, ko wugarijwe n'irari ry'ubusambanyi, ko wugarijwe n'irari ryo gukunda impiya cyane mu rwego rurenze urukenewe. Imana idufashe. Ibyo ni ibintu bigoye. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 6:10 haravuga ngo gukunda impiya ni umuzi w'ibibi byose. Ubundi amafaranga nta muntu n'umwe uyanga, ariko iyo wayakunze kurenza ibikenewe, ukayashyira imbere, ukayakura mu mwanya wayo, ukayarutisha ibintu byose, ni ukuvuga ngo burya watangiye kugira irari ryo gukunda impiya, kandi wumvise ko ari umuzi w'ibibi byose. Ariko Imana irabiguhishuriye. Imana iguha umugisha wumva ibi bintu. 10, kurota wakira amafaranga ariko ubona uriho uyakirira mu mwijima, ahantu hatabona. Ubusobanuro ni ukubona ubutunzi bukagutera guta umurongo w'ubuzima bwo kubaho ubanye n'Imana. Imana idufashe. Ni ukubona icyubahiro, ariko icyubahiro giherekejwe na stress, giherekejwe n'amahane, giherekejwe n'ibibazo. Imana idufashe, Imana itwiteho. Ibi bintu uko ari 10 nsobanuye bikeya mu byerekeranye no kurota amafaranga. Reka nkugire inama, niba ujya urota kimwe muri ibi ngibi cyangwa ujya urota ibi bintu, reka nkugire inama. Ubundi kugira ngo umuntu arote, umuntu arota kubera ko yaryamye agasinzira. Ubundi mu bwonko bw'umuntu harimo akaremangingo kitwa hippocampe. Ako karemangingo kaba ku bwonko gashinzwe kwakira amashusho n'amajwi byose bituruka hanze. Iyo birangije biraza bikanyura mu karemangingo kitwa glande pineale. Ako karemangingo kitwa glande pineale gashinzwe gusakaza ya makuru yose, kakayasakaza mu mubiri w'umuntu. Imana idufashe. Kakoresheje akandi karemangingo kitwa hémisphère cérébrale à gauche na hémisphère cérébrale à droite. Ya makuru yose agakwira mu mubiri w'umuntu. Hanyuma cortex cerebrale nako ni akandi karemangingo gashinzwe kubika amakuru yose. Ni depo, ni ikigega. Kakaba kegeranye n'akandi kitwa hypophyse, nako gashinzwe kubika imisemburo nayo izakora mu mubiri w'umuntu. Imana idufashe. Hanyuma rero iyo umuntu aryamye agasinzira, ubwonko bukoresheje twa turemangingo maze kuvuga, ubwonko butanga gahunda y'uko ingingo zose z'umubiri zigomba kuruhuka. Ubyumva ibi bintu. Noneho umuntu akaruhuka agasinzira, ariko muri we afite amakuru.
muri we imbere afite amakuru. Urumva iyo aruhutse asinziriye, ya makuru akomeza gusirikira, kuzunguruka mu mubiri we wose. Imana idufashe. Ariko kubera ko ipofizi iba yasohoye umusemburo utuma ingingo ziruhuka, noneho umuntu akarota ikintu ariko adashobora kugikora. Tuvuge umuntu akarota ariho ajya nko ku rusengero, ariko ntugende, ukaba uraryamye ariko ukabona uriho uragenda. Umubiri ntabwo uba ushoboye kubishyira mu bikorwa kubera ko ipofize yakoze imisemburo ituma umuntu adashobora kunyeganyega. Mu busobanuro nzabaha n'impamvu umuntu arota agenda akabyuka. Nzabasobanurira impamvu ibitera. Imana idufashe. Noneho rero kubera ko aba ubwonko bwohereza ya makuru agakomeza akazunguruka mu byo wabayemo ndetse n'ibyo witegura bizabaho imbere yawe, noneho cya gice ni nacyo Imana ikoreramo. Ariko atansiyo, na Satani ashobora gukorera aho hantu. Bibiliya iratubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, ikatubwira ibice 13, ikatubwira ngo umuntu asinziriye umwanzi araza abiba urukungu. Abiba urukungu. Bibiliya ikatubwira muri Yobu 33 n'umurongo wa 14, aravuga ngo igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, Imana nayo ikaza igatanga mesaje. Nshuti yanjye rero, niyo mpamvu ngiye kukugira inama kugira ngo izo mbaraga ebyiri zikorera muri wowe, zishaka gukorera muri wowe, urya uryama witeguye gukorana n'imbaraga z'Imana. Imana idufashe. Icya mbere, kugira ngo ubashe gukorana n'imbaraga z'Imana, icya mbere ugomba kuryama umaze gusenga, ugomba kuryama umaze kwitunganya, ugomba kuryama wishyize mu maboko y'Imana, ugomba kuryama uvuganye n'Imana uyibwira ngo ndaje Mana uba ari bunkoresha. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Icya kabiri ugomba kumenya ni uko Imana iyo yerekanye inzozi, nubwo zaba ari mbi, nubwo zaba zikomeye ziteye ubwoba, ariko Imana ntibikwereka kugira ngo bizagusohoreho. Oya, Imana ntibikwerekera kugira ngo bizabeho byanze bikunze, kuko Imana si umugome. Imana ni umubyeyi. Imana iradukunda. Imana iyo ibikweretse ibigira ngo uhindure imyitwarire, hanyuma iyo gahunda nayo yongera ihinduke. Imana idufashe. Yona ibice 3 n'umurongo wa 10 haravuga ngo Imana ibonye imyitwarire yabo yahindutse, ngo Imana irigarura ibyari byerekanywe ibikuraho. Imana idufashe. Bibiliya iratubwira muri Luka 15 n'umurongo wa 17 ngo umwana yisubiyemo akitunganya, yisubiyemo ngo yumva ko akwiye gusubira kuri papa we. Yarahageze asanga papa waramutegereje. Nshuti yanjye, wikwirirwa uvuga ngo ibi bintu, hari abantu baba batadukunda, hari abantu batagukunda, hari abantu batakwifuriza ibyiza, noneho yagira atya yakurotera nk'ibintu bibi, akaza akagutera nubwo bakavuga ngo jyewe iyo ndose ibintu bibaho. Oya, ubwo byahishuwe, ubwo byamenyekanye, nshuti yanjye, Imana irashaka ko bivaho. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'Abami 18 n'umurongo wa 46 kugeza 53, iryo ni isengesho rya Salomo. Aravuga ngo abantu
ngo nta muntu n'umwe ubaho udashobora gukora icyaha, ngo ariko umuntu nakora icyaha akimenyaho intege nkeya, ngo agahindukira akaza akagusanga akagusaba imbabazi, ngo nawe umuhindukirire umukorere ibyiza. Imana rero idufashe, inzozi izo urota zose ntabwo Imana iba ifite gahunda ko zigusohoraho igihe zitagufitiye avantage, igihe zitaguteza imbere, igihe zitagufitiye akamaro, igihe zidafitiye abo muri kumwe akamaro, ahubwo Imana izerekana kugira ngo zikurweho. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana itwiteho kandi iduhe kuba maso, tubere maso ubuzima bwacu. Ibyahishuriwe Yohana 3:11 haravuga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Nagira ngo nkubwire, kubaho ni igishoro kinini kuruta ibindi bishoro byose twagira. Niba uriho, komeza ubuzima bwawe, uburinde, ububere maso, ibyerekanywe byose mu nzozi. Niba hari ibyo utemera, ufite uburenganzira bwo kubihinduza, ubihinduje imyitwarire yawe. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana itwiteho, mu izina rya Yesu. Amen.